aka kanya ngiye kubabwira ibihugu bitandukanye imyizerere yabyo ndetse n'amamana byemera. Leta zunze ubumwe za Amerika zizera Yezu Kristo, bamwemera nk'umwami wabo ndetse n'umukiza wabo ibihe byose, yaba ari mu bwami bw'ijuru kugeza ku mpera z'isi ibihe byose. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cy'Ubuhinde kizera imana yitwa Shiva, bemera ko ariyo mana yabo y'ukuri ndetse n'umucunguzi wabo uzabageza mu bwami bw'ijuru ibihe byose. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cya Pakistan. Pakistan bizera Allah, bemera ko ariyo mana y'ukuri ndetse ikaba n'umucunguzi wabo ibihe byose, kandi Pakistan ivuga ko Allah ariwe uzabageza mu bwami bw'ijuru ibihe byose kugeza ku mpera z'isi. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cya Greek, kizera imana bita Zeus. Greek bavuga yuko Zeus ariyo mana yonyine ifite imbaraga zihambaye cyane, kandi ko ari izabageza mu ijuru ibihe byose. Ubugereki nabwo na Zeus yabo koko barahambaye cyane, kuko bavuga yuko ngo ariyo mana ifite imbaraga zihambaye ngo kugeza ku mpera z'isi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga igihugu cy'Ubuyapani. Igihugu cy'Ubuyapani kizera imana bita Amaterasu, ni imana y'ingore ndetse n'imana y'izuba, bizera ko ari izabageza mu bwami bw'ijuru ibihe byose kugeza ku mpera z'isi. Ubuyapani nabwo bwizera imana yabo bita Amaterasu ngo ibihe byose, ngo nta yindi mana babona atari Amaterasu ngo ibihe byose. Ku mwanya wa gatanu ari nawo wa nyuma tugiye ku gihugu cya Argentina. Argentina bizera imana y'izuba, bavuga ko ariyo mana nayo ifite imbaraga zihambaye cyane, ndetse bavuga ko ariyo mana izabageza mu bwami bw'ijuru ibihe byose ngo kugeza ku mpera z'isi, kugeza aho isi irangirira, ngo iyi mana y'izuba ngo niyo izabageza mu bwami bw'ijuru ibihe byose. Ndabashimiye cyane, amazina yanjye nitwa Tuyizere Jean Dodier. Muvandimwe, reba ko wakoze subscribe, tujye twikomereza mu biganiro byiza, kandi kugira ngo hatazagira ikiganiro kigucika. Imana ibaha umugisha.